Ndi papa SAVA. Akusuza uzi ko umuntu akureba yagira ngo uriyubashye. Ngiye najya nkurahagira ngo umugore wiyubashye wihagazeho kumbura inyagasozi bigezaho ngaho. Akoreka nkubwiza ukuri. Ubaye restaurant wewe waburinda gaswi, wabigare waburi kajaganya kandi ubaye n'igikoresho wewe waburi umutibwa. Nta soni. Isoni se zihe ndakwiyamye madede utongera kunondagira akwereka Yesu zana wanjegera akazi se wowe urarinda uvuga ngo ngiye ndi nyagasozi ubu wakureba cyangwa wakumva akumva amagambo arimo kukuvamo wasanga ndagaswi arinde wasanga inyagasozi arinde uziko wagira ngo wowe uri babashumba babyuka bakoronga wanjegera akazi Suzana ndakwiyamye zibaho ngaho ndakwiyamye ntumenyere ntunyurire Suzana nturira suri igiti wowe Suzana ntumenyere sibyo twubahane ariko ubundi ibintu uvuga kutabisobanura neza ndakubwiye ngo njyewe niba ndi nico kuri wowe Suza uzankarabe kandi ndakubwiye ngo niba nshumbitse mu mazuru yawe uzamfune kuko ndagira nkumenyesha yuko ico atari igishoro urumva neza wowe uncumbikira ahubwo mbona urugezemo kabutangiye kwizunguza ubwo uzarumaramo kangahe urareba wowe wandusha iki urugo rwiza se isura umubyibuho urabona yo wandusha iki arewe Suza icyo nkusabye nukunkira hasi ndakubwiye ngo ushyire hasi ndakwiyamye kwirirwa ugenda umbunzabunza mvuga ahantu hose wirirwa wanyikoreye ndakubwiye ngo niba ndi n'umutwaro kuri wowe unture ndakwiyamye nongeraho ngo ndakwiyamye nongera ngo ndakwiyamye ntago ngiye nkwikorera gusa gitumba nkwikorera kuko we ntago uri business nkora ku buryo nakwikorera niba nkwikoreye unyure urumva unuru nshyire hasi wanjegera akazi njegera nawe ari ariko ubundi ubwo nkayo bagushatsemo iki ubu rugaba yagiye kugushaka kubona biki wese bagushatsemo iki mada we bagushatsemo ubu warebye usanga kuntumira warebye kuntumira kugira ngo uze kuntuma agiye ntabasha kwitumira kuza ku buryo nabasha kwigurira aya mazi n'ifanta kabishywe ntanayinyweye nagira ngo nkwiyame n'undi munsi utazongera kumenyera utazongera no kumva ngenda kwiyamye mada ndakwiyamye ubyumve neza Suza urugo rwanjye ntacyo rukurebaho urugo rwanjye ntago ari wowe uza kurwubaka urumva kandi kuba ari wowe kubuvuga ngo umaze reka nkubwire bucya bwitwe jo sha bucya bwitwe jo ahubwo wowe bimenye ko bucya bwitwe jo urumva bayirenza urugo ndakwiyamye sindi mukebe kuko nakumera aya mazi nebye nawe urumva neza sindi mukebe kuko nago dufatanyije abagabo urumva neza washinziwe nawe y'umugore kintu kigara gutya kirumbaraye gusa madede ndagira ngo umenyeshe ngo mu bantu umenyere Yesu zara ntukajye umenyera urumva neza utazantondagira nanjye ntuzamenyere kutavuga si ibyo ngibyo byose urimo kunshinja ndakubwiye ngo ndakwiyamye n'undi munsi ntukamenyere wa mutiba we umutiba ni wowe wanjegera akazi wari reka nkubwiye madede ngenda ngira ngo umenye ko igishokora atari igishoro urumva neza nakumena aya mazi ku buryo ushaka kunyoberwa yamene hose yiyange gusyo usha gusyo ako madede wibonyemo iki nibonyemo iki wese wibonyemo iki wibonyemo iki nta kintu ndusha urugo rwawe nta kintu ndusha umva nkubwiye mu bwiza ntiwampiga mu mubyibuho ntiwampiga wowe uragenda ukagira ngo nakwereka njye nkakwereka urumva neza undusha iki nanjye ndakubaza undusha iki icyo nakurusha ni iki ako nkubwo namwe ko niko Suza Yesu we nawe narinzi ko wiyubashye koko yubaha se biki si uyu nguyu se byose se wabiteye inzererezi ni wowe madede nawe utaramara n'umwaka urongo madamu mukapasiteri ni uku nguku muza kurwana ariko ubu tuvuge ko nta kabari ngira gatuje iyo hatarwanya indaya harwana abagore ariko papa ibaza umuntu ugutumira ngo muje gusangira yanyiza akagutukira kubyo yagutumiriye warebye usanga ngiye nabasha kwigurira nkwiyame ku bushashwa bwawe no kugenda wirirwa umbunza umvuga ahantu ariko ubundi ndakuvuze hehe bwira umuntu ndakuvuzeho noneho aze andege imbere y'abantu azashinja imbere y'abantu vuga umuntu nakuvuzeho ngiye kuva nabo ngiye Suzana nta muntu n'umwe wawe wanshyira imbere y'abantu ngo wamvuze ibi ngibi muvuge naherekane ndimo kukubwira ngo muvuge wanze kumuvuga kutamuvuga se umuntu wowe wabwiye se akajya kubwira uriya nyine ngo wowe kutavuga uwo muntu arahari ntawe uhari ubundi uwo ninde
ise ibyo bintu koko urambwiza ukuri ni Suzana wabivuze Yesu urabona nkubeshya ewe niwe wabivuze rwose ngo ntago rugaba yigeze gukunda ntago rugaba yigeze nkunda ntago yagukunze rwose hanyuma se bigenda bite igihe cya mbere cyo numvishe ari kubwira abantu muri salo urumva mabusha abantu abashyitsi bari baje muri salo nyine bicaranye na boss nyine urabyumva baje gusura kwa boss je rero mba nibereye iyo hirya ndi gufura n'iki urumva numva nyine arimo aravuga ukuntu we wakoye rugaba njye nakoye njyewe warakoye rwose nakoye rugaba ako mabusha abanza hari ahantu uri mubi pe nshobora kukubona uri mwiza ariko hari aho uri mubi ewe aricecekere ta Suzana aricecekere rwose umva ngo wamuhongesheje amafaranga menshi nanjye ntazi umubare ubuse nibwo byumvishe amafaranga ngo yo kumuhonga se ngo kugira ngo byende gute kugira ngo se kari amafaranga y'iki kugira ngo umuhonge warihirinze uragenda urakora urashye ugira ibiki urangije ukumugabo yewe aha kandi icecekere da ubanza mbizi nibyo rwose nibyo abagore Suzana simabishwe mbona utunguwe si ibyo gusa siko yavuze ngo urya nk'uwicariye umwobo njye si byo yampahiye njye nk'uwicariye umwobo se ibyo nabyo yarabivuze nawe ibaze kurya nk'uwicariye umwobo ubwo bivuze ngo ibyo nako ni bya bindi wahashye da ntakabuza ibyo se byo yabibwiragana ibyo byo yabibwiraga abantu bose nta muntu muri iyi karitsiye atazi yuko we wakoye umugabo da nta muntu utazi ko nakoye umugabo nta muntu utazi ko njya nk'uwicariye umwobo cyane rwose umva waramukoye mabusha si ubwo ntabwo wari ubizi njyewe narahabaga njyewe niho nabaga byose mbizi urumva si ubwo ntabwo wari ubizi mabusha Suzana ntabwo ushaka buretse se weho noneho hari ikintu utazi urumva gazana gusenda noneho nimba uri bupagasa ndi kugira ngo umugabo wawe noneho umuzane neza ntabwo mbizi ariko ngazagusenda da ntabwo wari ubizi mva ngazagusenda rwose ibyo byose mbyumva ndi hariya hirya nyine ni uko ninumira nkicecekera ariko nyine mba ndi kwirira n'ikigo ariko byose mba ndi kubyumva ibyo bintu ni ariko sha Suzana ni urwo rwego agezeho ni ukubona umuntu umuhura mugenda babusha kamvuge gake kambanze ndebe niba nta muntu urimo kunyumva usigende yavuze yaravuze ngo ujya mu kabari kwa papa sava uri kubyumva ukajya gutega indaya gutega nyine nk'indaya nyine abagabo bakakwishyura mara kanicecekere batanyumva ubwo uzicunge mabusha ngo njya mu kabari kwa papa sava gutega abagabo nk'indaya njyewe madederi cyane rwose madederi umugore wa pasiteri ariko noneho bana yanjye ese mabusha tuvugisha ukuri ibyo bintu byose nakubwiye njye nari mbizi none se urahakana ko ayo mafaranga utayamuhaye noneho tubimenye tuvuge ko mba nibereye mu gikoni da ndi kurya icyo gitoki guhaha neza ntabwo wigeze umuha amafaranga ngaho nyumvira ni ukuri kw'Imana ariko papa sava umukozi yabaye iwanjye ahava iwanjye mwirukanye arangije ajya kwa madedera amuhereza akazi none ngo ngiye naramuvuze ubwo urumva utamemukiye koko urumva utambeshyeye ese mama dede uratumirira umuntu ngo murwane mutukane mwandagazanye usiko nanjye nyiragira inka muzindaro mwari mufite ntabwo nawugiraga umukozi uwo mukozi niwe ubateranyije
hanyuma umukozi atarava kwa Suzana ngo azi wawe ntabwo wari usanzwe ujya kwa Suzana ntabwo wajyagayo none se uwo mukozi ntabwo yakwisanzuragaho yaragutinyaga none umukozi wirwa bunga mu ngo yirukanwa ha avuye aha agiye aha aje iwawe aje kuguteranya n'umugore w'umuturanyi uwo mukozi uzashiduka arenze za Nyamagabe akarenga hehe niwe uje kuguteranya n'umuturanyi umuzimyamuriro umugore uziyambaza indi gufashe umugore uzagira ucyo nta soni Madede. Hanyuma uwo mukozi yabarakubwiye undi muntu uyu nguyu yakuvuga yabibwiraga yakuganiraga n'umukozi uyu nguyu yaramukubwiye nose yabivugira none se nabivuze uhari nyine nakuvuze nande vuga uwo mukozi umuntu nabiganirire cyane nabiganirire ninde mundi muntu utari uwo mukozi birukanye hanga akazi wawe akakubarira amagambo bakuvuza hari undi muntu wakubwiye ati Suzana yaramvuze arahari ubu se murenda kumena naho fanta murenda gukubitana ibirahure mukomerekejanyije bakabajyana mu rukiko Madede urumva utatsindwa abagabo bawe ufite n'abana umukozi mu mutwe bure udama ahantu ukwezi kumwe amezi abiri niwe watangaho umugabo ese ubundi ma k'abanyarwanda bagira bati uruvugo ruvuna uruvugo uvugwa yigaramiye umurenzaho ukera ibijumba ubundi ucecetse ugacira imbere ko ejo bwitwa bucya bwitwa ejo utaza uzahurira n'uyu utaza uzamukenerera wicecekeye ibyo bintu ukabirenza amaso ukareba iherezo ryabyo byagutwara umuturanyi mwegeranye gutya urumva nta kibazo ufite ntukoze iperereza nta babiri nibura uvuga ubuhamya uti nzabahamagara mu rukiko bashinja umuntu uje kurwana ari wowe wamutumiye ibaze gutumirira umuntu kumukubita mesaje niziri muri telefone umutumira cyangwa umuhamagara ubwo byarangira bite saba uyu mugore imbabazi saba uyu mugore imbabazi iminwa ukabura izutu ubwo birarangije imbabazi urazisabye Madede ngiye reka nkubwire najyaga nkumva ariko nari ntarakubona ngiye Suzana ntago ari uko nteye niba ndi nihwa umpandure n'ikindi kitazongera kumenya ariko se nawe ariko se binikira ariko wimeshyi ni mutitonde isiga muturubuye kandi muri turubuza gawe ishyura fagitire mugende mujye kwanika imyenda ishyura fagitire kandi Madede narakubwiye ukora aha ndakubwira ni wa muntu wagiye ucisha makeya ukumva ukavuga makeya ukareba ukanegurira mu mutima ibintu burimo kwari kugishaka wacishije makeya ugatuza ukaba umugore uriya ko abyaye 3 4 kwakurusha byinshi wa muntu muzasya mboma mwana w'umwaka